cyazindutse we. Reka ngende twaririya moto ya Sipiro wende yahitana abantu bane. Sinzongera kwitwa motari, ngiye kujya nitwa Samia Suruhani Hassan. Urandebera ukuntu yikanze ibereye. Kajya ku musigiti ndebe ko nakanda agaciro. Mwambambaro urabona ndoma Nada reka nzamwegera umbwire neza ntabwo nikukumva cyore ariko impunguzi ziragwira ariko matiri ubwambaye kanzu ya Omar ushingiye kuki kadirigane n'ubwonko bwawe muri wese ntabwo wakinyita matrida sigaye nitwa Samia Suruhani ngahoda iryo se byo waryiswe nande ma umva we kama nayo ibyo tubyihorere tugaruke ku byarumbaje ntarumbashije ngo ikanzu nambaye nkande yego nyine ndacyakubaza iyo kanzu wayambaye nkane bahubwire ntureba zira moto za Sipiro yego ndazizi zira moto zifite umuvuduko uhambaye wagira ngo ni kuruzi yego numvishe yizi sore bisikari yo ntwara yego ndabizi ariko se ko nari nkubajije by'iyo kanzu ibyo uri kumbwira bihuriye yego birajya gusa nkabyo bikenda guhura muri ahubwo se kugutinda wihire muri ibi biti yego mbwira winkindira ubwo beruka gutwara ya moto yanjye ya Sipiro yahitanye abantu bane niyo mpamvu ne haye mugabo wanje ngo ndebe ko yamuhira ngahoda Matilda arashaka kwica umugabo kadirigane n'ubwonko bwa muri wese kigeneye ahubwo ko natitwa Matilda banyita Samia Suruhani Hassan ntago wumva ngo Matilda babarira Samia Suruhani Hassan naribagiye ko ariko witwa umva madamu nawe haje mundangire kwa Matilda ariko ifashe ikije byabaye bi kubera amasasu menshi byirashe mu bwonko urandeba ngo cyanyita haje abona ndi haje mbonye wambaye ikanzu ngira ngo uri haje ahubwo se mumbabarire mundangire kwa Matilda Matilda se suye Samia Suruhani Hassan ugize ngo iki yakubwiye ngo Matilda niwe Samia Suruhani Hassan ngaho rero wa mupolisi we umenye wondi we umva kumenya uri we ntibindeba niba usigaye witwa Samia Suruhani Hassan menya yuko umugabo wawe moto imutuye hejuru y'igisebe yewe yaramuhitanye imuhitane hehe munanguriye ku gisozi da tugende uhanyereke ngahoda ko mbona taratse se sibyo yifuza